umva reka nkubwire sheri ubwo buntu bwose bwabayeho icyo ngicyo nicyo biba kigiye kukwigisha abakobwa njyewe ubu ngubu nshuti yanjye ni cyusa cyusa akaduhinduriye nari ndyamye urumva njye ntabwo MONIAH ashobora kuza hano ngo muhimbire ngo mubonereho views se ngo bananamamagaye mushaka kuvuga se cyusa ngo tubwire ibintu bya MONIAH ndikubeshya wapi shashu MONIAH she snitch wala mana ni snitch man Samia yari umucuti we rukumva akajya Dubai akamwakira ndabyumva abantu hano uvuga aho tukuraba vayaho tukuraba iyo muri bivuga tukuraba rero kuri umusatsi wanjye umeze nshaka kuza muri kamera yanyu kumva Samia akajya Dubai MONIAH akajya Dubai Samia akamwakira yahindaganye bro none hibaze kuba akamubwire ibaze nko gupresenta umujama ukamubwira ngo cyusa ni sister wanjye ndamukunda niyo mufata nka sister uri kumva ndi kumupresenta wowe noneho ejo ukazagenda ukajya kunsebye ko yambaye boyfriend nanjye namupresenta nkubwira ngo mufata nka sister ibintu byose amubwira abagomba kubyemera kuko already yamaje kuvuga ko uyu nguyu afata MONIAH nka sister umukobwa aragenda yivayo koko inalilahi bro Samia yashidutse noneho umugabo yakubwiye ko bamubwiye iki sa you are a bitch, you are a hoe, you lied to me that you are working. Man, ibintu byinshi Ddumba bae. Niko kuri kugaragara n'ubu bubere babarira. Alvin nawe akabarajeje kumva inkuru za mushikiwe. Alvin mushiki wawe agatwara umugabo w'abandi. Beni barashatse no kumutwara yari kumutwara mu buryo bwiza ariko not ko biri kuva hose Ddumba yaramboretse yo kaboroka amabere oya shaye bazi ko atigeze wabo nanjye ntabwo wewe korera wayifunguye se live oya fungura live yawe banza ufungure live yawe hama ugire uzu joining ariko urafungura yawe niyo umuntu umva niyo nafitanye ikibazo na cyusa nta ruhara nta burenganzira afite bwo kujya kuri boyfriend wanjye akavuga ubusa sheri ariko MONIAH yaragiye avuga ubusubuje arajaje papa we njye nabitanye ikibazo twagikemura twembi babiri ariko byageze ku rwego ushaka no kujya kwinjira umudukundana ukumva umuntu dukundana ukajya kumubwira amagambo ukajya kuduteranya nyine icyo kibazo ibyo bintu bari yicarubozo bro kuko umuntu avuze ikintu twawe naguze ikintu amariye so ibibazo dufite tubirangize ngewe nawe apana kuzanamo uwo muntu w'abandi kuzana umugabo wanjye matiku y'abakobwa ko mwahararanye ni MONIAH frere ntabwo twaharanye ahubwo umva bari bameze gutya ari patana rugi ariko man nyine kababwiza ukuri njyewe reka mbivugira no kuri live MONIAH si umwana mubi pe ariko nanjye ibintu yakoze baze ko byantunguye ni ukuri ahubwo utazi umurunda mu nzu niryo jambo nize nka buriya ukunda nahise kareba wallahi utazi umurunda mu nzu ugasubiramo ngo utazi umurunda mu nzu wallahi nahise mvuga ati wa mugani buriya umunyarwanda umugani yitonza agaca bro awuca yabyitegereje nta munyarwanda uhubuka utazi umurunda Samia na MONIAH bahararanye hano kuri ino mihanda tunapostinga na wabivuze se MONIAH nta busambagira MONIAH ni wa muntu ufite n'igiceri cy'atanu mukagisangira nyema nta mururumba w'ibintu agira pe ariko ndatangaye simbyumva ahubwo muri bo murambeshe ubwo wenda ari barabikoze kubera amayoga raraha akimara kubikora ndamuhamagara ndabasemoni ko ari kumwe na DJ Alibi byagenze gute ngo I told him whatever he was supposed to know about you aranje nariye blog umwana w'umurundi kazi neka ngwese ndi kwicana urumva kuni ijambo yambwiye I told him what he was supposed to know long time ago blocked bro uri kumva ibyo bintu man ibaze nyine ngo wanjye nawe dufitanye ikibazo nkaza nkajya mu kazi nko guturanya na boss wawe for kugira ngo wenda ubyumve
dufite ikibazo njyewe nawe ariko bijyanye no mu kazi kawe kugira ngo ubure nako kazi ubure buri kimwe kwazi yari abizi ko Samia like yamukunda nyine bakundanaga cyangwa nyine yamukundaga umvaga arizo ntege nkeya ziwe nyine ibyo Monia waramuhamagaye uramubwira ati Monia biriya wabivuze gutya ahita akubwira ngo I told him what he was supposed to know long time ago about you. Cheri na ese nijya blog. Ntabwo yagize isoni. Soni ziki? Tazi umurunda mu nzu wowe. Oya, ntabwo nshaka Monia kumutekerezaho gutyo man. Uzi ko mumuharabitse. Je numva ndiko ndarota. Nanjye simbyumva ntabwo ntawe Simoni. Nta muntu hano Alvin ameze ngo Alvin mbabarira ugire Alvin genda ufungure live yawe zu joining. Alvin yumiwe. Nta muntu muharabitse rwose. Gusa yini ibintu byaye bindi ku mutima. Dugere kuri muri Instagram narakubwira ati Ddumba ndi kugushaka narakwandikiye. Oya shiri yo njyamye nkabyuka mbyuka ari we message byinshi ntashobora gusubira inyuma. Era nuko. Moni ujya ntabwo ari Monia yagukoze gutyo. Dumiwe. Basi ibyo ndabyumva hari ukuntu umuntu ashobora kugira agatima ariko iyo asubiye yakicara akitekerezaho wanamuha akanasaba imbabazi akakubwira ati mbabarira nabikoresheje kuri we yahise akubwira ati namubwiye ibyo agomba kumenya. Nuko yambwiye shu. Mwakubwiye iki? Uri kumbaza ngo namubwiye iki ibyo agombaga kumenya. Okay, let me make it clear like this. Je Moni ibyo byose abikora. Ntago like in purpose ntago yigeze ambwira uti Samia wankoshereje gutya wenda mvuge ngo sorry sibyo. Nobody is perfect sibyo. Monia yaje making a statement. Ddumba ntago ari ibintu byo kuvugira kuri live. Ntago nabangiye kuba nkabo. N'ubundi wakoze mu nyo wamayire yo kuboko wamusebeje. Nta kibazo kuba namusebeje ibyo ngibyo nashaka nabiboneye ariko rwose man uriya mukobwa namubereye inshuti nziza niba narabaye mbi noneho nikanashoboye inzoga kajya gusinda nkakagira nkagakavaringa up kugira ngo batagenda bakagafata amavideo man uzi nambara njye narwaye Dubai kubera uriya mwana w'umukobwa. Ariko nanone hari ukuntu sibyo hari ukuntu Samia nawe nkuzi ufite ikinwa kinini ushobora kuzajya ufasha umuntu ariko ukazajya umucyurira. Ibyo bintu ndabigira man njye sinjye ncyurira umuntu nese yaba mucyurira gute du buryo nyine umuntu mubana nawe ukamuhindaro ukazimuka mutwe kamwe ngo none se kutogeje ibintu wese urabona uzaba handi wanjye utogeje ibintu rero utuntu nkutwo nguko ku buryo umuntu bana nawe ukaba wamufashije ariko akagira umutima mubi. Ntabwo Samia yigeze ahereza indaro Moni. Okay wenda shaka kuba wenda yaba yarayimuhaye cyangwa ko Moni ntago ari umuntu wazaga Dubai kuvuga ngo umudafite ahantu ho kubaho ya Moni yazaga afite ahantu ho kuba na heza nge sinjya mbeshya sheri yazaga rwose afite n'ahantu ho kuba na heza pe. Uri kumva yewe nari ikintu kibi navuga muri iyo minsi cyabaye wavuga nyine ko Moni yari umwana mubi ariko nyine yakoze ibintu man ngiye Samia yarabwenda mbwa Samia uri nanjye nanze kubyana avuga uri kubeshya man. Samia nacurirana naira niko arimo aravuga hano. Je nago ncyuri kuko arabizi naira urabizi by'umushito wawe yankoreye nigeze wiyaza wumva mushitinga. No, genda kureka nkabyihorera. Uri kubyumva Ddumba kuko ngiye nshaka Moni nari no kumunera. Janze. Samia ndagaswimbari. Samia bakwaka umugabo. None se ibi nibiki bigiye muri ntuze yanjye nindi uri kundi potingira account ariko abantu Ddumba reka kandi ari STINA urufite nese bari kumamagara kuguhamagarira ikizi du yo bari ku Nuzare arishuye ngo bakuri poting. Burundi kazi ntago afite natari kara muri poting abo. Man, they are reporting my account. What the fuck? Ikintu cyatarukoze. These people are stupid. Now, man, my account is in business. Whatever you wanna do. Let me drop and then I come back. Dropping a wigarukire.
Abanyarwandakazi bumiwe. yewe Ddumba. No, my account will never go anywhere. Ntacyo mwantwara. Oya banza uveho wongere ugaruke. No, it's okay, sheri nta hantu account yanjye yajya. It's okay, I want to be here. Aba ni abarundi kazi bose. Samia ni umurundi. Mashaka muri reporting amaboko yanyu arashye. Samia ni umurundi kazi. Muzaya mukanda bahite mubona kusuranye hari. Uvuga MONIAH nawe ashyizeho ekipe yo kukuripotinga. Sheri niyo yashyira ekipe mani. Reka. Sheri ndumiwe. Ddumba mvuga nabi Ddumba is live. Sha. Ndumiwe. Maze ko maze angahe i Kigali ra? Amezi nk'abiri ego. Abiri gutya. Ariko nubu maze amezi abiri. Yashaka gusohoka. Njye na Cyusa dufata inzira tugasohoka. Niba ari atelier dive tukagenda tukanywa ibyo tunywa tugataha. Twaba twumva amaguru yaturiye. Ugafata amafaranga tukagenda ahantu hari hose dushaka. Tugataha tukagaruka. Agakungu k'abakobwa narakanze. Na Cyusa azaguhemukira. Cyusa n'umuvandimwe wanjye niyampemukira amaraso s'amazi. It's okay. Uwo Cyusa ntiyanyihindutse mu minota 2. Nari nzi ko wewe wamutera umwaku. Cyusa, she's my cousin, whatever she can do. Wewe wamutera umwaku niyo mpamvu. Ugiye mwakundaniye baguma bamwiba. Intambara yawe na MONIAH iratangiye. Yari nago umva nibitanye nje ntacyo mfite cyo guhomba ye ntago ndi umustar. We afite byinshi byo guhomba. I have proof, I have message, I have everything. Naza nere nkwereke. None nje muhitweho. Umustar wafite icyahomba. Kuko we niwe unababaye rega. Ni nawe ubabaye by the way. Nje mfite ntacyo mfite mpomba rwose. Mvuga ijambo nzana preve. Mvuga iki nzana preve. I have her here on my hand. Ntacyo guhomba mfite. Ndirimba izihe? Buriya hari ikintu wakoze cyababaje MONIAH arekeraho kuzajya kwitaho. Oya. Ahubwo we yakagombye kuza nk'inshuti yanjye akambwira uti Samia A, B, C, D, you wronged me. Sibyo, we are friends, right? Ukambwira like as your friend. Ukambwira ati Ddumba nje ubushite bwanye na MONIAH. Niyo naba namukoshereje. Nkamenye ko namukoshereje. I always say sorry to my friends. Nawe yari kuza akambwira uti Samia wakoze bino, I didn't like it. Avuga I'm sorry to never happen. At least niyo atambabarira cyangwa akareka no kumvugisha. But you don't snitch your friend like that. Basi tuze kuganira turebe niba mwakwiyunga. Wagukubise anakongera du. Wakubise. Yakongera. Oya ofete impamvu umubwira ko mwakwiyunga ndabizi ko MONIAH ashobora kuvuga icyamuteye. MONIAH on the other side n'umwana mwiza sishobora kumuvuga nabi sho ko ari iki. I can't say anything bad about that girl. She's a good girl, but Ibyamufashe nabyuzi ariko yarabikoze. Oya noneho reka mubwire uretse ibyo ngibyo aranje ameza n'amabici bari kumwe muri Kenya ngo nantuke. Urabeshya. Uza umushiti wawe ibyo bintu uza kubimubaza nkuko mbikubwiye wumve. Ariko abakobwa mukura vuba kandi MONIAH ni umuntu ukurira mu minsi 5. Kuko MONIAH ubwo garutse nyuma y'iminsi 3 usanga ari ikintu yiyongeyeho. Tira undi wowe wanyweye biki kufungugira gutya. Urumva? Du wapi? Kuba yakwiyongera rwose azatera imbere ni umwana ukunda ibyo akora kandi yabituma abantu banje inkuru bayicikiriza hagati.
urumva akunda akazi akora ego komana none se naforanye batangiye kuyiroga ego ko urumva du akunda akazi akora Monia n'umuntu always she wants to make it in life and I wish her all the best. But she wronged me. She wronged me. Mani Ddumba ariko umuntu abimubwiye we ntabwo ashobora kubona ko yamushereje. Haba hagomba kuba umuhuza Mani cyusa aragerageje amase Monia. Ngwapfukira Samia. Umva ngurabizi ngo ndakuba. Man, that girl she thinks she made it in life. But it's okay, I wish her. Shakumbwira ko Monia asigaye yirata. Atirata? Wese yirata riki? Cyusa yaramamagara amubwira ati ngo iki n'iki. Ndakubaha ngo ntago ngo anshaka ngo uko ibi bintu byanjye mbona Samia ngo byinjiramo. Urumva ko ari umuntu ufite icyo avuga yakubwira ati sakavuga ati Samia yakoze bino. Ariko yagomba nyene kuza akavuga akabyemera ibyo yavuze. Basi nagiye no kumbwira akambwira uti cyangwa akabarira. Ngomba kubanza kumva side ya Monia nduma ashaka kumwakanya ariko kwimara du uze kumva side ya Moni kandi urabishaka uzamusimba ivugiye kuri live nazo zabivugiye kuri live so that people should see both sides. Maybe I wronged her without knowing. Niba hari umuntu narinzi neza Which for me nje ntashobora kumusenyera nzi ko umuntu I'm taking STINA wivuga ubugamba hano bwinshi kuri live. Nibona. Umva. Ngena Ddumba bebe. So dara nyirabe hasa rose n'uyu nguyu. Nakoze iki? Amoje. Amoje. Kubivuga kuri live. Ntabivuga. Wowe uri nkandi umuza nkande we TikTok ya STINA bibatsura aho ngaho uri kurya neza. Tino. Batitino. Bemeze gute? Uyu niwe yabahuje na Monia. Uyu niwe wamuzanye mu rugo noneho bakajya bararwana akanamusohora. Bretse. Monia, she's my best friend. Best friend my ass. Bretse. Ndabyibuka nari ndi Kibagabaga ndi muri club. Barambwira ati ndavuga ati STINA kugira ngo uwo mwana w'umukobwa ngo agende. Sine batafungira live bano buraye hano. Aho uyu mwana w'umukobwa ngo agende we so kujye gushaka ko kura. Man, I insulted my cousin because of the girl. But still, she's still. Nabaza tubwira ukuntu yewe yamwanze aranje gukubita ishabi. Nubwira Ddumba ukuntu yewe yakwanze. Twari turi kumwe, excuse your language. Ngo bari kumwe. Oya. Bagusubiyeho kubera Shadibu yabanze. Niba ari ugusubira n'aba ex nawe narachere. Nibyo. Undi gute umuvuga kwago kongera kubera. Bobyo kukarya amaturu kubera Shadibu So byivugiye ko mwari muri kumwe. Twashwanye. Nyuma z'amasaha 5 uri hanze mwarashwanye. Bashwanye kangahe? nawe yabuze igituba cye kiri confused. I'm really confused. Now I do it so far. Your pussy is confused. Dude, baby, call me. Hey. Nawe mwambuye mushiti wanje. Nanje? Mwaramwambuye amaze guha yewe hit. Inde study.
ndetse bimbwiye kimwe muri uyu umeze neza bakuri hejuru ngiye mba ndi kumwe nawe mbese nakubwiye ko iyo baritonda shuri nanjye ntiyabikora Umva ya Shadibu ahubwo Shadibu ni ikigo gimana. oya wituka inshuti yanjye Shadibu nabahaye ntuza. Leave her alone, leave yamuhaye hit byararangiye. Oya, erega Shadibu yaranyihindutse hano. Kandi nari ndi kuri live akwihinduka mutuka mugahana baby lion. None se nubibona ko yari yanyihindutse wowe. Kandi ako Shadibu reka ariko pinge baramanuye. Nuriya nawe nakana kuba agenda exposing ibintu yavugaye n'umuntu inde yewe wayi yewe se expose iki ko Shadibu ari we bitangiye ariko you have to act like a gentleman mbako are you crazy ayira abakobwa mukunda gukoresha Coca-Cola kubaze du ubu nje nkagutuka wazuka exposing first of all banzurebe biterwa n'umuntu afite ubwihanganye bungana iki like ari mukuru bingana iki nkanjye ntabwo njya niyo umuntu yantuka mbona ko bidakwiye ko musubiza sinamusubiza kubera manzi ko niyo namuvugaho abantu baraza ndabamukoreye ariko yewe nta kintu afite ahomba nanjye rero yamavu ntacyo mpomba mfite ariko ndi inshuti nziza na yewe Shadibu ajya gutangira kuvuga ibyo bintu bakoze n'iki abishyira kuri karubanda ngo arimo arataka Ddumba niho byatangirira kujya hanze ntango nawe uzi kurya amafaranga use nk'ibyo wabyinjiye mu ute mugabo we gusa icyababaje nuko rwa STINA bahise barukubita rwa STINA bahise barukuramo ako se ibintu uri kuvuga urabizi cyangwa wowe STINA barangije kurya ituru imwe yonyine ituru imwe wahise uvamo shaka nkubwire ngo yewe ntabwo yafataga telefoni zawe ako se umva ibyo bintu byose Ddumba bimenye gute yewe n'inshuti yanjye umva ibi byose Ddumba bimenye gute ko yari atitaga telefoni zawe si inshuti yanjye ntabwo yafataga telefoni za STINA ese njyewe naramuhamagaye yewe bose ibyo bintu Ddumba bimenye wumva wese STINA Ddumba bavuga ibintu shure kana n'uyu nguyu yarapfuye yarahwereye icyo cya STINA duhuriye ku bantu nka 5 avugana n'abantu nka 5 mvugana nabo buri munsi ngo vugana n'abantu nka 5 avugana nabo buri munsi oya duhuje inshuti Ddumba nta kibazo nabi biduhuje inshuti cyane se koko after Shadibu bagutashanga kubera Shadibu oya rata bareka Ddumba kugukuramo amakuru kazi yako nyita Cedric ari kuri codinga simari uri mu rukundo uri mu nzozi agira ko abana bikundanira nase ni buriya yaraje kubera hiti undi yarari urukundo ari madamu nyumwani ateka ikinyago iki uri kumbona nenda kubona ureke yewe bwana bake kibe ndi kubona bamaye isaha bagwa isaha iki ntabwo bari ko baratapinga people love tea but ntabwo bashaka gutapinga rero umve ngo bari ko barashaka kumanura rega njyewe yo mudatapinga njyewe ntabwo niginga abantu ngo batapinge n'iki ikibazo barakurura iyo batari ko baratapinga sindi hano kugira ngo mpfire ibi bikarita ziba bishaka story niba mushaka story za Ddumba hano no kugira ngo nkomeze kubertataininga mugomba gukora ibyo mugomba gukora kugira ngo ngumeho iyo bijyanze mpita nigendera ntabwo nkinginga afana turambiwe n'ubusitari yenewe twebwe turashaka kuva turiho turarwana cyane kugira ngo tureke kuba abasitari ikintu cyose kituzimya twebwe turacyemera rero niba ubizi ko uba ugomba gutapinga ndi hano tapinga cyangwa ubyihorere nibirangira nibankuraho nigendere
ibaze ko Peri mwamuburijemo ivi nubwo nta n'ikintu na kimwe nubwo ndi kubabona nta kintu na kimwe ndiko ndabona usibye iminota bampaye ariko bampaye iminota niba bari ko baratapinga bampaye iminota 30 ariko bigiye guhera ubwo nibyo ese cya Peri ko citonze Peri aritonda niba hari hajemo inkuru z'abandi nabandi koko ndeke kwiyumvira inkuru ko nkunda inkuru Peri abagomba kuba nko ngaho buriya mumubona ko yitonze Ddumba ko yabaye mwiza duko yabaye mwiza nta gitema ibitirirwa mu nzu ngo ateranya abantu gusa Umva Stino wowe Stino kuva kera urabizi ko umbona nkaho ndi mwiza ntabwo ari no munsi gusa nawe yaragukunze Stino kuva umunsi wa mbere yamuye tambye ati Ddumba nje mu maso nuko yagwashize icyo gifoto cyawe reka filter njye nta filter njya nkoreshereka nicyo gifoto cyaki kutugira ibipupe Umva Ddumba rero rwose man I was disappointed but I'm okay I learned to be myself being alone is better being with snakes Agura cyane umva cyane ira ngo Samia ngo suza Stina Sidango naraye kugusura ndahira bebe ariko wowe na Naira ni narushundi buraya yego kusha Stina baze ko Stina atarinda ibaze ko mukobwa w'ikigali natangira ubuhamya Ibaswe icyo kintu wambwira uti zana akaboko nkutemeho gato Stina basi wowe na Naira Stina turi muri 2025 we ari muri 2020 kandi wowe na Naira mbabarira ngiye kumanura ntabwo ngaruka kubera iki TikTok iri kukumanura bose babwiye abantu babagatapinga kadabarindire bose bagiye Samia niwo mukobwa wa mbere yantutse ngo gaswere nyoko yes wambe duwajeka kumpara bibana tapinge kwa kurona ariko baramanura kwa kumwiberega muri kumumviriza story duwajeka kumpara no kuri ni wowe nabigututiye he kwari ku isibo okay kwari ku isibo sinzi ikintu navuze uhita uvuga ndi mu kiganiro uhita ndi mu kiganiro man mvuga ibintu utumbwira ngo gaswere nyoko baza kumbeshye usanaye gutukana imbere y'abamenya na Bianca koko ariko sharawo wafashe nkaho ndi biri hanze pe uranavyibuka ko bamenya na Bianca bari bahari shabyo biri nabyo navuze You're lying. You are lying. Tina. Siragira inzara nk'iki ari gusonga ubugari. Ngo nawe yirirwa mu nzu z'abakobwa n'abahungu asonga ubuga. Abesha no alibayi, n'umubayi. Shawapo. Wavuye guteka kwa yewe wagarutsa. Ngo stira guvuye guteka kwa yewe ngo none ugarutsa. Ako birareba. Birabahusu. Wumva uzacika amaboko ngo urimo urasonga ubugari. Ariko reka nkubwire abahungu b'i Kigali baba muri entertainment niyo basogera ubugari bwa Nido yashatse yakwanza aba yakwanze. Wallahi arakwanga noneho Stina we cyawe yewe naje kimushaka. Urasira mu bakobwa batera amashabi yatandukanye umuhungu ayita umva ayitakira ahita umukire kandi bari kumura gusubirayo kumusongera ubugari kandi yarakize. Kandi yari ntago yewe yari umukire kuva kera. Excuse me. Yele ariko nyine uhora uja gusonga ubugari ibintu byariyongereho kumugenda uzaga gupigira ubugari sheri. Ase ikimbabaje nuko yagutaye bishanga. Oya ariko yewe nishiti yaje kuki uri kubishyira yarongera mugarukira. Abahungu b'i Kigali yuzuye bakumbuye amato. Ako se ibyo bintu twe tujya tubikora.
Desi ndi isugi vugishwe. Ntancumuza mbabarira nawe. Ddumba si ndi isugi. Oya nzi ko nzi abantu nka batatu bagucumise STINA. Ariko ntabwo Ddumba bwarabizi ko ndi isugi ariko kubeshya. Nzi abantu nka batatu bagucumise urumva gusa nta akamaro ko kubavugira hano. Ntawe uri kwamamariza. Wa mugani ntabwo ndimo kwamamariza umuntu n'umwe ariko ijambo ry'ubusugi saba imbabazi. Nawe arisetse maze akibivuga. ariko yisongera ubugari mu mureke. Yego Niko kuvuga ngo PELLY ni isugi. Inde. PELLY uba mu Rwanda. Ariko usanga tubusaba abaturage. No, nago erega Ddumba njye ntago mba muri entertainment mbabarira njye ndi umucanzi njye ndi ukunze. Ejo bundi nzaba nambubuze nasigaye njye. Wowe ni ukuvuga ngo muhora bagutwara abagabo bagenda gusa nta bindi. Oya Samia sibye n'abagabo. Sheri no, umva nkubwire Sheri, that was my second time umukobwa nkore ibyo bintu. But ntabwo natekereza ko umuntu w'umurundi yakora ibintu n'ibyo ngi. By the way batwara n'abashaka kugenda. Ako Sheri kamubwira. Batwara inzererezi sinajya gusonga ubugari ntacyo uvuga hano kuri byo gusonga ubugari bwawe. Mbonye yana kirera. STINA ntabwo mujye kuzamugira cyakabare urumva. Nta kintu yakoze umwana yagiye gukodesha inzu Kigali atari mutarashwanye. Abakobwa b'i Kigali muri ama snitch nawe sinakuvugira nta ntiworoshye. Ego komanda. Je mvuga umuntu ahari STINA. No matter what. Whatever. Nakwirinduka se bikaku. Mwariya ntimwinza ejo bundi wowe. Aha. Ddumba ubukobwa bw'i Kigali n'ubusnitch. Ndabuzi. Je sinzi kuryarya umuntu Ddumba. Njyewe like warankora ikintu nkakimenya. Ntabwo nza guterana n'amagambo I cancel you off. Ariko ugahura n'umuntu bari bazi umubebe akanagupostinga azi yuko kuri bid akagupostinga azi ko yaguhemukiye. Ako Sami ntukababare mani. Babazwa n'iki gihe ntabwo nababaye STINA njye nyine gusa njye nta kintu na kimwe rwose sinababaye. Ntacyo yampombeje ntacyo ariko Imana ishatse kukwereka umuntu uwo ari we. Sha ibaze ko umva ni mwiza pe ni mwiza abantu bari kumbwira MONIAH ni mwiza ibaze ko uriya mwana ari mwiza. Aseka neza ni mwiza she's very beautiful. Nta kibuno agira. Ibyo ntabyo navuze. Ibuno se ni biki? Kari karivugira ko basigaye bakigura. Nshaka kurata MONIAH cyane ubwiza bwe ikibuno utarakivuga. Ngo Samia bakunda kumubabaza Neira arabizi. Neira ngo bakunda kumubabaza. Neira ntabwo bizongera Sheri narize naricaye ndiga ndamenya. Kuri Samia hari inshinzi ndamenye imeze nkawe. Ndetse ndishinze Ddumba. Are you sure? How sure are you? How sure? How sure? Ngo Dubai gushinga. Kibuno bagiteraho ari kuri ya mwana. She's very beautiful. Aseka neza. Afite skin nziza. Man, MONIAH she's very beautiful.